Mu makuru agiye atandukanye muri uyu mugoroba turagarutse cyangwa se twinjiye muri studio turi tariki zigera kuri 26 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka wa 2026. Hanyuma ntabwo ndi ngiye nyine hano muri uyu mugoroba ndi kumwe n'uyu mugabo. Bimeze bite? Namahoro. Namahoro kabisa. Ibihe by'imvura wowe bigufasha gute? Ibihe by'imvura ko imvura iri gutuma tubwirirwa tukanaburara. Ubu wabwiriwe? Amaye nkano Abanyarwanda nabo. Ubu uri kubona nariye. Ubu wabwiriwe? Wanaburaye? Mbese ni igiki kiri gutuma uvuga ko ntabwirirwa? Ntago waba uri kuvuga gutyo. Hanyuma gusa byo ni imvura itanga imvura ibaye nyinshi cyane bituma ubuzima busa nkaho bugira gute bukomera cyane kuko hari n'imirimo nimwe cyangwa se myinshi itagenda neza cyane imirimo ikorerwa hanze ariko imvura nayo ni umugisha buriya nuko ngo abantu ntago tujya tunyurwa byongeyeho kandi ni n'igihe cyayo iki gihe turimo n'ikimvura uri kumva ko kandi abantu ntabwo tunyurwa nta kintu wakorera umuntu nganyurwa yego iyo izuba ryavuye turavuga cyangwa tugasakuza imvura yagwa tukavuga kandi biguye kugira ngo ibihingwa ibiki byose bimere neza inzuzi ntizikame yego tubona amazi yo kunywa yego ariko ugasanga reka ntabwo mu by'ukuri tubyakiriye kandi hari n'amakuru agaragaza ko mu karere k'ibiyaga bigari cyane namwe mu hantu hari icyo twakwita ikirere cyiza bijyana na kuriya kunyuranamo kw'izuba ndetse n'ibihe by'imvura mu buryo bwiza cyane. Reka twihute rero tubabwire ibyo tugiye kuganiraho muri uyu mugoroba mu makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri ubu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje guhindura isura kanya ku kandi. Kuri ubu ibice bya za Lubero AFC M23 irimo irabivamo twababwiye ariko kandi nanone hakaba hitezwe ko hari amakuru y'ubutasi agaragaza ko hashobora kuba icyo twakwita mu by'ukuri surprise ikomeye cyane uyu mutwe ukaba wafata ibice bidasanzwe kandi bari kubivamo ahubwo n'umukino wa politike ntabwo ibintu biba biri kubera inyuma y'amarido bamugaye ni ibindi ariko nanjye nabaye aho ngaho ndibaza aba bagabo ku munsi w'ejo bagiye batangaza ko hari ibice byinshi bavuyemo uduce twinshi cyane uyu munsi naho bavuye mu tundi duce bari gusubira inyuma ukavuga uti ibi bintu barimo ni ibiki batsinzwe hari indi migambi bafite aba bagabo gahunda zabo ni izihe turaza kubireba muri aya makuru birumvikana ariko kandi yitwa mu by'ukuri umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yongeye gucana umuriro ku Rwanda ndetse amagambo atangaje abantu benshi amasoko menshi amwe mu Rwanda arimo aravuga ati ibyo urimo uravuga ushobora kuzira gute kuzabisubiramo mu minsi iri imbere. Uyu mugabo ni nyuma yuko akomeje kugenda avuga n'amagambo agaragaza yuko ngo nta cyamutandukanya na RDC bityo ko ngo ingendo zagirira RDC ngo zitakagombye kuba zikoreshwa mu buryo bwo kugira gute bwo kumwambika isura yo kuba ngo agiye kugira gute kuba yarwana intambara yinjira mu Rwanda ariko ibi ngibi amakuru y'ubutasi bigaragaza neza cyane yuko uyu mugabo nubwo avuga ngo yinjiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta mbunda afite mu ntoki ariko imbunda yo irahari ndetse nta nubwo ari nimwe ariko ngo ni umukozi wa Kisekedi kuko ngo ari kumukoresha umugabo ngo aranashonje ariko ngo arashonje ntabwo byabura warashonje kabisa niyo mpamvu ngo Kisekedi yamufasha aramwifashisha avuga ati umugabo ndamutse mushizemo ko tugiye kurwanya u Rwanda cyangwa se nkamufata nk'igikoresho cyanjye namukoresha kandi byakunda icyo nshaka nakigeraho. Igoma hanyuma AFC M23 imaze kwakira mu by'ukuri abagabo bahagarariye mu by'ukuri bita ngo ni Geneva Call. Iyi ni fondation n'umuryango utabara imbabare. None uyu muryango wankangaje cyane no muryango w'Abasuwisi ujya ukorana n'imitwe yitwaje intwara ariko itari ya leta. Ubwo mama 23 urumva ko bagomba kuzamo imbere cyane bakabana mu buzima bwa buri munsi ariko batabara imbabare. No kuvuga ngo banatanga niba cyangwa se batanga ubujyanama n'ibiki byose. Yego.
iyi ndabona basinye amasezerano, ni inkuru nziza kuri AFC M23 ituritse i Goma, kubera yuko cyangwa se iyi fondasiyo ntabwo yakorana n'abantu batari mbabona yuko batagerageza mu by'ukuri kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yego. Ari naho biri buze kwita bitesha agaciro ibirego Kinshasa ikomeje kugenda irega hirya no hino ku isi. N'uyu munsi babisubiyemo mu muryango mu nteko y'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko akanama gashinzwe umutekano, bavuga bati mu bice AFC irimo rakoreramo harimo kuberamo ibikorwa bibi. Ariko umuryango nk'uyu w'amanyaburayi uraza kujya ugira gute unababeshyuza, uravuguruza ibi ngibi bimaze iminsi biri kuvugwa. Leta zunze ubumwe za Amerika imaze gutangaza yuko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, ariko na Kongo iganetraliza iki FDLR. Iyi ni imvugo ihoraho, ntabwo ibyo bazabikora. Hanyuma kandi u Rwanda narwo rwavuze ruti FDLR twebwe ibirimo kubera muri Kongo, icyo dushyize imbere twebwe ni ukubereka FDLR igomba irandurwe, itaranduwe ntago ruri buze kugira gute, ntago ruri buze gucibwa. U Rwanda ntabwo rwabyemera FDLR itaranduwe, kandi Kisekedi nawe ntiyakwemera gusenya FDLR. Bya bindi bya buri munsi duhoramo bya buri munsi. Reka twinjire muri aya makuru. Hari inkuru nahoze mbona igaragaza yuko u Rwanda rwagaragaje aho ruhagaze mu bitero bya Iran. U Rwanda rwahise rujya he ku ruhande rwa ntuza rwa Israel. Abenshi bahise bavuga bati biragaragara ko politike. Hari commentaire nabonye umuntu umwe avuga ati nyamuneka iyi niyo mpamvu mbonye ko ibihugu byinshi byo ku isi bimwe na bimwe bishyigikira Kongo. Politike biragaragara yuko ari amayeri n'amantuza n'inyungu zawe ubuharanira nta kindi. Bamwe benshi muri turatugara amakuru twamaze kwakira nuko bamaze no gutandukana n'abagore babo. Umugore w'umunyamurenge cyangwa se w'umunyamurenge ubonye ubugabo wafashe iriya nzira ngahita mutaka avuga ati ntabwo nabana n'umuntu nkawe urimo urareba ibyo bene wacu barimo gukorerwa baraswa kanya ku kandi, wowe ukavuga ngo ukajya gushimira ubutegetsi bwa Kinshasa na Neva kandi aribo bari kubarasa. Abenshi ngo babenshi batandukanye n'abagore babo ntabwo bakibana muri bara wabonye. Babakuyeho amaboko. Urumva ni tekinike ni urumva ko rero kucyo twavuga ngo umugore rero kuba yavugisha ukuri cyangwa se yareba ibibi bakagerageza kuzana amarangamutima n'ikintu cy'amarangamutima n'impuhwe, bigaragara ku bagore ndetse ngo n'ikimenyimenyi burari. Nayo mpamvu uzasanga mu bigo bigiye bitandukanye cyangwa se mu mishinga itandukanye abagore bakunze kuba ari bo bakontabure. Yego. Bakontabure, abasekreteri, ibintu nk'ibyo. Ikindi buriya n'ibihugu byinshi bikunda kwifashisha abagore mu butasi. Buriya umugore utamukoresha mu butasi wamukoresha hehe? Ntabwo byakunda. Umugore aragenda akakuzanira amakuru yose ushaka. Ngayo nguko rero nibyo bihari. Hanyuma igoma hano Corneille Nangaa Yobeluwo uyu ari kumwe na Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi batandukanye bakiriye mu by'ukuri umugabo uyobora icyo bita ngo ni Geneva Call Foundation, n'umuryango utabara imbabare cyangwa se bita ngo Geneva Call. Hanyuma uyu mugabo Corneille Nangaa amaze kutangariza abantu bose natwe turimo abicishe kuri X ati uyu munsi hano igoma mu by'ukuri twamaze kugirana amasezerano agreement n'uyu muryango utabara imbabare mu by'ukuri mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara imbabare, hanyuma umutekano, guturisha ibintu bikamera neza, kurinda abaturage b'abasivile ndetse rwose tuzakorana kugera total liberation of the DRC, kugera Kongo yose tuyifashe. Abo bantu turi bukomeze kuba twagira gute twafatanya. Hanyuma turabikora kandi twubahiriza amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko amategeko yo gutabara imbabare cyangwa se kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nibyo amaze gutangaza. Gahunda yo gufata Kongo yose biracyari mu nzira rwose. Kabila aherutse kuyita ngo ni
niba ari sudanization ntabwo nabikurikiye. Sudanization ngo abantu bavuga ngo iyi ntambara izaganisha kuri icyo bita balkanization, ati ntabwo njye ari cyo mbona ahubwo ndabona sudanization. ngo bishatse kuvuga iki? Izacikamo kabiri nka Sudani. Ngayo nguko rero nuko none hariho gahunda ya sudanization. Nguko uko bimeze kugeza amagingo ya, ariko muri politike ni icyo kintu gihari rwose. Uyu mugabo yabivugiye he? Wowe maze iminsi umbaza ngo ese Kabila yiheye? Nari maze iminsi nkubaza ngo ari hehe Kabila. Yabivugiye i Goma, niho yatangiye ikiganiro n'ikinyamakuru cy'Ababiligi. Nguko uko bimeze rero kugeza kuri ubu ngubu nicyo kintu twabagezeho cyangwa se twababwira. Hanyuma ku kijyanye nuko hari abarwanyi ba M23 bari kuva mu bice bya za Lubero, byo ntabwo tubigarukaho, twabivuze cyane, ariko iki kintu nacyo kirahari, ndetse mu busesenguzi no mu bucukumbuzi ntabwo byatewe n'ikindi kintu cyari cyo cyose, byaturutse mu nama iherutse kubera i Washington y'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Congo, kongeraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibiganiro bya hehe byo muri Qatar bifitanye isano. Kwa kundi abahuza basabye M23 kuva muri Uvira, ni nako bimeze muri Lubero, mu duce tumwe na tumwe twa Lubero. Ariko ikindi ugasanga na Uganda ngiye gukura abasirikare bayo muri Lubero kugera hitwa Mahagi. Abantu bari kwibaza Lubero ni igiki kirimo kuba, biraza kugenda bite? nahoze mbona ngo nahandi hitwa ni bari Kitsumbiro, ni muri Lubero aho n'ubundi za Lubero. So ngayo nguko rero ibyo wenda reka two kubitindaho tuzaba tureba, ariko amakuru ahari nanone ngo nuko M23 hari amazina azwi agera nko kuri 3 cyangwa 4 ashobora kongerwa mu higenzura. ariko rero ari igihe njya mbongo nkumva ibintu birananshanze. Abagabo baragira gutya bagasubira inyuma mu bice bafashe bakabirikura bagasubira inyuma, mu kandi kanya tukumva ngo hari andi mazina. Ubwo ni ukuvuga ngo si uduce se, uduce tugomba kwiyongera mu two basanzwe bafite. Vuga ngo ibice bigomba kwiyongera mu byo basanzwe bafite. None se ko bari kubitakaza bakabirika, ubwo hari aho bagiye gushira imbaraga kugira ngo babashe wenda kurekipera ibyo bice, cyangwa se bizagenda bite? Buriya ibice uko biba bimeze mu rugamba cyangwa se mu ntambara ntabwo bingana agaciro. Cyo nicyo kintu bagomba kumenya. Hari ibice biba biri strategique kurenza ibindi mu ntambara. Ntabwo ibice byose binganya agaciro. Hari n'ahaba hari amabuye menshi, hari naho kuhafata ntabyo bikumariye n'ubundi. ugasanga ntago ari strategique, ugasanga nta nibuye rihari. Iyo bavuze strategique, ibyo ngibyo ni iby'uko ubwo butaka wenda bushobora kuba bufite ubutunzi kamere, nabyo birimo bituma ahantu haba strategique. Kuba aho hantu mu by'ukuri kuba wahafashe byabuza uwo muhanganye kuba yakutera, nabyo birimo. Ni ibintu byinshi bigenderwaho kugira ngo bavuge bati ahantu hari strategique mu by'ukuri. Tuvuge nk'urugero, kuri ubu ngubu ndajya nkumenyeshe yuko kuba wafata igice cya za Masisi wenda kugera Walikare ntabwo bihuye no kuba wafata Sud Kivu, cyane cyane hari ikibuga cya Kavumu. Ntabwo byakunda. Kavumu ni ifite ubusobanuro bukomeye cyane kuri iyi ntambara, kubera yuko hari ikibuga cy'indege. Abo ku ruhande muhanganye, ni ukuvuga ngo tuvuge M23 ifasha ahantu Rucuru Masisi kugera Goma, iratuje. Kugira ijye gufata igice cyo muri Walikare, kuri yo yafata igice cya Kavumu. Yego, ko Kavumu hari n'ikibuga cy'indege, buryo bashobora kwifashisha bahazana ibikoresho, abasirikari, ibyo kurya, ibiki ngibyo. Okay. Ikindi, niba nsohotse ahantu Lubero hatari n'ikirombe na kimwe, n'urugero bwacya nkahita mufatana ahantu hari ikirombe cya zahabu cyinjiza miliyoni zingahe z'amadolari buri kwezi,
aho ngaho nta hantu biba bihuriye, kuko intambara birazwi yuko irwanwa n'inoti. Yego. Ibintu byose kuri ubu ni inoti. Ntazagire ukubeshya. Ni inoti. Intambara nayo itwara amafaranga. Sana. Intambara itwara amafaranga menshi ahubwo. Kuba nava hano nkahita njya ahantu ndi bubashe kubona ayo nguramo intwaro, ntabwo ari kimwe, biba bitandukanye. Inote ni ubuzima kuri iyi si ubu ngubu. Ubundi rega ntihazajya umuntu ukubeshya, hari ukuntu njya mbona abantu bari gushaka wenda kubidutaho cyane ngo mbese ari amafaranga, cyane abanyamadini se kari bo bajyaga bibeshya ngo batwega ibintu by'amafaranga ngo ugasanga umuntu ari kukubaza ugasanga umuntu ari kukubaza ngo ari amahoro ari n'amafaranga, icyaza imbere ni igiki? Wowe urabyumva ute? Ni igiki wakumva ko wakenera ubu ngubu muri ubu buzima ubayemo? Ari amahoro n'amafaranga, ikintu wumva wakenera mbere, ikindi ni igiki? Ari amahoro n'amafaranga. Yego. Icyambere se buriya si amafaranga ahagije. Ayo mafaranga ni nayo azana amahoro ariko. Hari abavuga ko ngo bagira amahoro ayo mafaranga akarurira. Amafaranga atanga byose n'amahoro ariko. Uretse ko amafaranga yo nayo abaye menshi agera akakubuza ya mahoro. Gute? Ushobora kugira, uzarebe nk'ubu ushobora kugira amafaranga menshi ukagira ibyishimo birenze. Bya byishimo birenze bikaba byatuma ukora nk'icyaha runaka, bikaba ngombwa ko kinahitana ubuzima bwawe. Ibyo ngibyo byareka byo byose. N'ubundi ibyo byose wowe bana amafaranga, ibindi biraza nyuma. Ariko uzarebe, reka nk'urugero rwo mu mupira w'amaguru. Umupira w'amaguru niho hantu honyine, cyangwa se ni hamwe mu hantu hahita bangukira umuntu, kumwereka ko amafaranga mu isi ya none afite agaciro gakomeye cyane adafitwe n'iki kintu. Ikipe y'umupira w'amaguru idafite amafaranga ihita yibagirana, igahita imanuka no mu byiciro byepfiriye hasi iriya mu gishanga. Ariko ibonye amafaranga, gura abakinnyi bakomeye bafite gahunda, ikongera igashabuka, ikongera ikajya ku murongo cyane. Amafaranga niyo aza imbere. Ngayo nguko rero, reka twita twihuta cyane, twerekeze ubwo ni amafaranga cyangwa se ubutunzi muri rusange. Ubutunzi nguko uko bimeze rero, reka twita twerekeza n'ubundi mu yandi makuru agiye atandukanye akomeye cyane. Hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari amagambo amaze kuvugwa n'uyu muhungu w'uwo bita Tshisekedi, ariko nanone ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana, ariko muri iyi minsi ngo ni n'umuhungu wa Tshisekedi. Kuri ubu rero amaze gutangaza amagambo menshi cyane yataka u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, ndetse amasoko amwe n'amwe yo mu Rwanda ntabwo yishimiye buno butumwa. Ntabwo yishimiye buno butumwa. Barimo kuvuga ngo ukuri iteka mu by'ukuri birangira kugaragaye, niko yanditse ku rubuga rwa X. Ngo Tshisekedi mu minsi yaramubwiye tugomba kujya wandika cyane. Urumva? Bamuhaye amafaranga yo kugira gute gushinga ikinyamakuru. Ati ukuri uteka kurigaragaza, ndetse rwose ariko kandi nanone gutsinda ibyubatswe ku bwoba, ku binyoma, ndetse no kuri kwihohotera. Ati kugeza kuri ubu ngubu ndarahira izina rya data wagiye cyangwa se wigendeye, yuko kugeza kuri ubu ngubu rwose, kugeza kuri ubu ngubu abantu bakomeje bagenda gute bakurikirana ngo aho bashirajwe inshinga naho ntemberera hose cyangwa se njya hose, abo mpura nabo, ndetse mu by'ukuri n'igihugu ngomba kuhabwamo ikaze cyangwa se kutayihabwamo. Ashatse kugaragaza ko bakomeje kumukurikirana cyane. Ati kugeza kuri ubu ngubu kuba nasura Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo byakabaye biteza urungabangabo cyangwa se ruteza umwuka umeze kuriya, kubera yuko kuva navuka nasuye iki gihugu cyane cya Kongo. Ati kugeza kuri ubu ngubu icyo nababwira, mfitanye icyo bita isano cyangwa se mfitanye igihango na Kongo. Kandi igihango ntabwo gitangiye. Ati mbere na mbere data cyangwa se papa yasoreje amashuri yisumbuye muri iki gihugu, ndetse yewe na kaminuza ngo niho yayigiye.
Juvenal Habyarimana. Ati yakomeje rero kugenda agirana ubushuti n'ubundi n'iki gihugu ndetse n'abaturage bacyo. Ikindi rwose nanjye nakomeje kugenda niyumva nkaho ari hehe, ari mu rugo. Ati RDC cyangwa se Zaire kugeza kuri ubu ngubu yanampaye ubuhungiro. Jimmy Kaniuze ko umuryango wa Habyarimana ariho waciye unyanyagira uhunga. Yego. Ati hamaye ubuhungiro, ikindi harandinda. Ikindi rwose hanyemerera kuba nakomeza amasomo yanjye, ndetse nyuma hanama n'umugore. Bigaragara ko umugore w'uyu mugabo ari umunyekongo. Umukongomanikazi. Ati kugeza kuri ubu ngubu ejo bazaba bavuga bati ati ejo se noneho bazaba bavuga bati nta n'uburenganzira afite bwo kurongora umunyekongo. Ni Karima aribaza. Ngari ko ngo umugore yaramutaye ntago bakibana kubera ubukene. Ushobora gusanga uyu babana w'umunyekongo ari undi wenda. Ari uwa kabiri. Nabyo byashoboka. Nguko ngo abana bari kumwe na nyirakuru mu Bufaransa. Ati rero ati ndi umugabo w'amahoro kandi mu by'ukuri ntabwo nigeze ngera kuri ubu butaka nitwaje intwaro mu ntoki. Ati icyakora ibyo nkomeje kugenda mvuga ntabwo RDF ariko yo ibigenza ibyo cyangwa se kwitwara utajya mu gihugu ngo bitwaje intwaro. Ati kugeza kuri ubu ashatse kuvuga yuko u Rwanda rwo rwagize gute by'umwihariko RDF yashotoye Kongo yo ikahaza ifite intwaro ngo ariko ngo yaje nta ntwaro afite mu biganza. Ati kugeza kuri ubu ngubu rero icyo navuga rwose nta kindi. Ati ngiye kubagaragariza ibintu bigera kuri 4 mu by'ukuri ngewe ngarukaho kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza kuri ubu ngubu yashinje u Rwanda ibintu bitandukanye. Icyambere harimo ngo kwica uwitwa Seth Sendashonga, Theoneste ndetse na Theoneste Rizindi muri Kenya. Yashinje u Rwanda ibyo bintu. Ashinja natwe u Rwanda kuba rwarishe ngo bita ngo Colonel Patrick Karegeya. Ndetse ngo runagerageza yego ngo kwica General Kayumba Nyamwasa muri South Africa. Kayumba Nyamwasa yari amakuru agaragaza ko yaba arimo arakorana n'uyu muhungu n'ubundi. Yego. Hanyuma ngo ikindi u Rwanda rwashimuse Paul Rusesabagina muri Dubai. Yakoresheje ijambo gushimuta. Hanyuma ngo kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwose baracecekeshejwe. Ikindi kandi rwose abo ngabo bakaba barimo witwa Victoire Ingabire wafunzwe arimo gusaba ubutabera. Wati kandi kugeza kuri ubu ngubu nanjye ndimo ndaterwa ubwoba rwose mu buryo bukomeye cyane na officials ubwo n'abayobozi b'u Rwanda batandukanye ngo barimo kugenda bamutera ubwoba ndetse byahereye ngo kuri Perezida Kagame ubwe n'abaministiri be aho bakomeje kugira gute ngo barashaka kumwica. Urumva avuga ko ngo hari ukuri nyine abantu bashaka gukomeza kugenda bapfukirana kwa FPL cyangwa se ubutegetsi bwa FPR nkuko abisobanura. Cyane cyane ngo barashaka kugaragaza yuko ngo u Rwanda cyangwa se guhisha ko u Rwanda rwateye igihugu gituranye. Urumva ko na Russia afite ni ya Kongo ntabwo wabitandukanye. Ikindi ngo bakomeje kugenda bagira gute barinda ashinje n'u Rwanda ngo kurinda abayobozi b'imitwe igiye itandukanye y'inyeshyamba ngo yakoze ibyaha by'intambara imyaka myinshi. Abayobozi nka Laurent Nkunda ndetse na Jules Mutebuzi ndetse ngo n'abandi barundi barimo General Godefroid Niyombare ndetse nabo bakorana cyase bakoranaga. Uri kumva ibi birego? Atariko nubwo bimeze gutyo icyo bita nk'icyo twakwita uburyarya ngo bwo ntabwo bwiburira. Bwiburira muri Kigali. Ati rero mu by'ukuri position yanjye ni iri clear. Ku bwanjye nta maraso mfite mu biganza.
nk'uko nabivuze mu by'ukuri igihe kigiye gitandukanye cyangwa se inshuro nyinshi, ati urugamba rwanjye ni ruri politiko, ni urwa politike, ni urw'amahoro peaceful, ni urwo kunga ubumwe cyangwa se bw'ubumwe, ndetse bizakomeza gutyo. Ati ibikomeje kugenda biba byaba byose nibigaragaza ko ubutegetsi aribwo bufite iyo bita ubwoba. Ati abarimo kwirizariza nibo mu by'ukuri bari inyuma ahubwo y'ubwicanyi n'ibibazo bimaze iminsi mu karere imyaka myinshi ishize. Ati bafite amaraso ku biganza byabo mu by'ukuri y'abantu amagana n'ibihumbi, yaba impunzi z'abanyarwanda ndetse na miliyoni z'abanyekongo nk'uko byagaragajwe n'umuryango w'abibumbye muri raporo yitwa mapping report. Aha, ngayo nguko rero nibyo maze kugaragaza cyangwa se kuvuga kugeza kuri ubu ngubu. Hanyuma aravuga yuko muri aya magambo ye arashaka ko ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko ubwo yise ubwa RPF bugwa, cyangwa se burimbuka, cyangwa se bugira kubwera imina, butembagazwa nk'uko abarundi babivuga. Ati no one needs weapons to make it collapse. Ati kandi yewe ntabwo kubigeraho biri buze gukenera yuko dufata intwaro. Ati kubera yuko biragaragara ko ari ubutegetsi bworoshye, kuko iyo butoroshye ntabwo buba bwaragiye bugira gute ngo bwikiza aba YouTubers, ngo abaririmbyi, ngo ndetse n'abaturage basanzwe bagerageza kugira gute kugaragaza ngo ibitekerezo byabo. Because everyone knows that ngo buri wese arabizi yuko bufunga yaba abanyamakuru yaba mu by'ukuri n'abaturage ngo basanzwe, ngo ubutegetsi it's a regime that trembles. Ati ni ubutegetsi bugira gute bw'ubwoba. Ngaho ngibi by'uyu mugabo abashe kuba yagira gute yatangaza. Ariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aganira mu by'ukuri n'abayisilamu ku munsi w'ejo yatangaje yuko icyo u Rwanda rushyira imbere yaba mu nguni zose ni ukugira gute no gutuma ibintu bikorwa ahubwo mu buryo bwa nyabwo. Abo ngabo bafunze hari ibyaha bari bakoze, bako batari bagufunga. Njyewe mbazambabarire cyane, baba bari kumfunga nagize nte uyu useka atabigaragaza wenda ko hari icyo babaga bakoze, arimo arashaka kugaragaza ko nta makosa babaga bakoze. Arimo aravuga iki? Ntabwo mwumvise neza kandi twabisomaga. None se reka nkubwire, buriya ari baragaragaza ko mu Rwanda abanyamakuru abaki bose bafungwa. Ni ukuvuga ngo agaho kari kundi karahandurika. Uyu mugabo kuba wenda ari kuvuga ibi ngibi, inzira arimo ihabanye n'iyo ndimo. Ndamutse ngiye mu nzira ye cyangwa nkagendera kuri ibi bitekerezo bye, ibi ngibi ari kuvuga hano bwacya bamfunze, kuko naba ntangiye kurwanya ubutegetsi buriho cyangwa se leta y'u Rwanda. Ariko mu gihe ngiye nkurikije amategeko yayo, nkubaha abayobozi banyobora, kandi nkabona ko umurongo bari kunjyanamo ari uwo nguwo nta wundi, niyo mpamvu ntafungwa. Bamfunga se bari kungira bate ko nta tegeko nisha? Uyu mugabo mu butegetsi bwa Kinshasa barimo kuvuga yuko ari we barimo gutegura ngo abe perezida w'ahazaza w'u Rwanda, na cyane ko amakuru yamaze kujya hanze y'ubutasi agaragaza yuko tayari umutwe wa FDLR niwo barimo guteganya yuko uzamwinjiza mu Rwanda, ndetse watangiye no guhabwa izina rishyashya rya FCLL, ndetse rwose bavuga yuko uwitwa Kayumba Nyamwasa ari uzamufasha mu bijyanye no ku gisirikare. Kayumba Nyamwasa afite igisirikare gikomeye cyane ku buryo azaba ari uhagarariye igisirikare, kubera ari we musirikare nyine wabaye umusirikare. Amakuru agaragaza ko ari uzayobora iyo coalition yabo cyangwa se ibyo bita military wing. Ariko ngayo nguko
ibyo nibyo atangaje uyu mugabo. Bamwe mu bantu b'abakomunikateri ba Kinshasa tayari post ye cyangwa se X barimo kuyikwirakwiza bavuga ngo futur president di Rwanda. Reka dutegereze turebe, cyangwa se perezida w'ahazaza w'u Rwanda. reka dutegereze turebe ko bazabigeraho. Ngayo nguko gusa u Rwanda rwo ruvuga yuko ibi byose ari byo bidagomba gutuma rugira gute rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Nyine ubwo urumva bya bindi twavugaga nubwo baherutse Washington, ko nabonye BBC yari yabyanditse, nawe yanditse mu mvugo navuga ngo nduhungirehe yabaye nk'ahabikomye, yavuze ngo izi mvugo zanyune zihembera urwango. BBC yaranditse ngo Washington yicaje Kigali na Kinshasa. Urukumva iyo titire bakoze. Nduhungire arangije aravuga ati ariko BBC nk'ikinyamakuru twizera cyangwa se nk'ikinyamakuru kizwi ku isi, ni gute namwe mutangiye kuba abafatanyabikorwa bo gushira mu mitwe y'abantu cyangwa se icengeza amatwara? Ni gute mwakora ititire imeze gutya? Ati mwabuze indi mvugo mwagombaga kubinyuzamo, ariko mugakora iyo nkuru yanyu ariko mutanditse ngo Kinshasa cyangwa Washington yicaje Kigali na Kinshasa. Ibibutsa amasezerano basinye. Ngayo nguko rero ibi rero icyo nari ngiye kuvuga ni ikigaragaza ko bya bintu byo kuvuga ngo niba baherutse hariya za Washington, ba Trump bakaba barabibukije ko Kisekedi agomba gusenya FDLR. Urumva ko ubwo FDLR ari bwiri kubakwa, kerekana bavuga ngo turayishenye, bo bagahindura rya zina ryabo bakavuga ati twarayishenye iyo FDLR nta nubwo ikiba hano, ariko yarahinduye izina. Bakavuga bati wenda abangaba ni bari FCR, ni bari iki, nabandi basirikari bandi. Urabona hari nabandi basirikari bamaze kubona ngo bavutse ariko bitwa ngo ni bari iki, sinzi ko nabonye bitwara za Katanga. Hari undi mutwe wavutse nawo ngo uri kurwanira uburenganzira bwawe. Breaking news dusigana ku musozo, cyangwa hari ikindi wari ugiye kuvuga? Ntacyo. Hano hari umugabo witwa Dr Dash, ni umwe mu bagabo bakurikiranira hafi ibijyanye n'amakuru y'ubutasi, cyane cyane ibirimo kubera mu karere. Uyu mugabo aratangaje ati bazi iminsi ntaza hano kuri X kubera akazi, gusa ibihuha ni byinshi. AFC M23 nta hantu na hamwe bari gusubira inyuma, in fact bari kubyitiranya. AFC M23 bari gukaza ingamba bongera abasirikare mu bice bitandukanye. Sinzi ngo ariko nabonye kwa kanaka negative naho bateze kuva. Iyi nkuru yakiriye ute? Uyu mugabo nawe nese ko ari amakuru turi kumva cyangwa se turi kubona mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru hano muri Republika, dore nk'ubu reba nk'abo ngabo nibo rwose batonze umurongo barimo kugenda bava mu bice bafashe. Ese wambwira ngo biriya bishatse kuvuga iki? Ni wowe wahora umbwira ngo ni uburyo ngo bwa politike, sinzi ukuntu wabimbwiyeho ukuntu. Nakubwiye ngo kuba byo bavuye mu duce tumwe na tumwe tugera kuri 3 nge nitwo nzi, nibyo bahavuye, ndetse ariko mu gisirikare hari ibyo bita kwimura ibirindiro. Yego. Nakubwiye nti hari jya ahantu bashobora kuba bavuga batano ahantu turimo kubona atariho dukeneye gushyira imbaraga, reka twimuke tujya ahandi. Ariko icyo si nacyo gihari, kuko hari amakuru agaragaza ko baba barabisabwe mu nama z'abahuza kuba bava mu duce tumwe twa Rubero. Gusa uyu mugabo atangaje ibi, turakomeza kubikurikirana turebe iyo byerekera. Bihabanye rero nibyo twari turi kuvuga. Kuyo waravuga ngo mu by'ukuri ngo ntabwo ngo bigeze bahava, ariko mu by'ukuri bahavuye. Ntabwo nzi icyo ashingira havuga ngo ntibahavuye, ubwo wenda nawe araza kugira nyuma yaho avuga ati icyatumye bahava ni iki, cyangwa se aze nawe avuguruza ibyo yavuze. Ariko bahavuye. Ngayo nguko, reka twihute cyane tujya ku yandi makuru. Abantu barimo kuvuga bati iyo ni strategy y'urugamba, abandi bati
handi bati Rubero ntago iri kuhava ahubwo ingabo za Uganda nizo ziri buhave vuba. Ngaho nguko gusa ushobora gusanga banavuye kuri utwo dusantere ariko hafi aho bakakomeza kuhakwamira, nabyo birakunda nkuko byagiye biba mu bice bitandukanye, cyane cyane hari ingabo za EAC zari mu bice bitandukanye, bakavuga bati murekura hana bakajya bahava bakigira mu mpinga z'imisozi. Icyo gihe n'ubundi ni nk'abo baba bagihari. Reka tubashimire cyane, turakomeza tubane mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka nkushimire dusubire. Yesu urakoze cyane.